Mwiriwe, ni ndi umwe mu basuhuza, nanjye nta byinshi ndi buvuge ko nta update mfite, ariko nagira ngo tuganire bisanzwe. Uyu mushinga rero tumazemo igihe, abantu benshi bararambiwe, hari ababigaragaza ko barambiwe, hari abatabigaragaza n'ubundi, hari n'abantu bibwiza akarifutinga muri groupe akayivamo, sometime na app akayisiba, ariko wenda hari ababikora kubw'ubushobozi, bose nabarenganya, ariko akenshi nkababazwa n'abantu babikora, barifutinga na app bakayasiba, bagasigana na YouTube na Facebook kuri telefoni zabo na za TikTok bakabwirirwamo. Biriya akazi kabyo no kubakonsoma. Umuntu wese ujya kuri TikTok afungura cyane kuri TikTok agira ngo abona followers benshi, system izamujya imuhemba. Noneho nta kindi system, nta kindi muhemba, ifata kubyo babandi barimo kureba ibyo baba binjije, igakuraho imisoro nayo ikihemba, igahemba n'aba wundi barimo kureba ibye. Ni nayo mpamvu umuntu wakoze TikTok we arunguka cyane, wakoze Facebook arunguka cyane, wakoze YouTube arunguka cyane, n'uwakoze WhatsApp arunguka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tubonye ibintu, turimo kureba ibintu kuri internet, tubarimo gutakaza mega zacu, twaguza amafaranga. Mu yandi magambo tuba dutakaza amafaranga. Iyo turimo kuyatakaza, nyiri umushinga wakoze iyo app arahembwa, arayakira. Yamara kuyakira agakuraho mwatsiye, for example ashobora kuba akuraho nka 20% bikaba imisoro ya leta n'izindi zose n'ibyuma by'ikoranabuhanga, wenda hasigara 80%, akaba yakuraho nka 30%, akabihemba wowe barimo kurebera ibyawe, 50% bikaba ibye. Ubwo urumva none twe turimo kureba video, tuba turimo gukorera nyirayo wayishyizeho na ba nyiri umushinga bakoze iyo app, tuba turimo kubinjiriza. Ariko hari abantu basiba mining ya Pi network, bagasigana izo app zibakonsoma, zizabakonsoma guhera none kugeza babuze ibishoro cyangwa amaze guhuma batakibasha kureba. Nuvuga ngo bo ubwabo na akarima kabanyira ubwenge, babahinduye akarima kabo, bazabakonsoma kugeza isirangiye. Ariko barambiwe Pi, kandi no gukandaho ntabwo utwara. Iyo ureba video ushaka kumara iminota 5 cyangwa iminota 10, cyangwa se hari n'amavideo amara isaha, n'amafilime akamara nk'isaha, nyamara kumayininga n'amasegonda, no kureba amakuru yatambutse n'amasegonda. Hari abantu binanira rero, bihanganira bagaye. Abantu barambiwe bihanganira bagaye. Uyu mushinga rero tumazemo igihe kirekire, mbere twaga twigisha abantu ngo meze gutya ngo tuzabona ibi, ingisho nk'izo twaraziretse kera, kuko tuzi ko abantu bamenye ubwenge. Iyo wigisha abantu gusoma no kwandika mu kiburamwaka, bikimukira mu wa kabiri bakamenya ibihekane, bakimukira mu wa gatatu bakamenya intuza imigabane, imibare n'imigabane, bakimukira mu wa kane bakiga ibintu byose, bakagenda bo baminuza iby'ishuri. Umenya ko barikamiritse ukarekera kwigisha. Ntabwo tukigisha, tuzi ko pioneers twese twageze ku rwego rushimishije. Ariko nubwo twageze ku rwego rushimishije, hari abantu bakibirimo babishidikanya. Ariko nigeze nabaza abantu, ndababaza nti ko barambirwa mu bintu batarashoramo amafaranga, hari ubwo bazi ko hari abarimo kubishoramo amafaranga na ndetse menshi. Ubwo bazi ko hari ibihugu byatangiye kuvura abantu, bakavura bishyura Pi, batazi nge bazayironshingira. Ugasanga hari amahopitali, nta hopitali baberetse muri Congo, buriya nyirayo arasorera leta imiti yayiguze amafaranga cyangwa se amadolari, abakozi arabahemba bakoreshamo, ariko aravura abantu bamuhishyura Pi. Nuko ubwe asobanukiwe Pi icyo ari cyo. Bagenzi, turacyazibonera ubuntu. Ariko abo ngabo abafite amahopitali babona ko izo babonera ubuntu bamayininga zidahagije, bakumva yuko n'ubundi bakwiye no gutanga serivisi ngo babone Pi, kuko Pi ni amafaranga. Ubwo rero hari ibintu byinshi cyane twagiye tubona. Abantu rero iyo uvuze akantu gatoya, comment ziba nyinshi ngo kubera ko mu mitwe yabo barambiwe, kandi ejo bundi ni Pi today, ariko niyo itaba open minded ntacyo biba bitwaye. Kandi hari byinshi bizagerwaho kuri uyu munsi maze mbabateguriza hakiri kare, iyo muzabona bikabatungura. Mwari muzi ko za condition bagendaga bashyira bavuga ngo abantu bagomba ngo bazaronshinga Pi ngo 15 zigeze zakoze KYC, ngo nako miliyoni
15 zimaze kuzura bavuga ngo bazakora open mainnet ngo miliyoni 10 zageze muri wallet zarageze. Ubu ngubu muri mwebwe ni haraba kwanza ku itariki 21 ejo bundi ndakeka ari umusibejo kuri 21 abantu uzimukiye muri wallet si benshi. Hari abavuga ngo abari nyinshi ngo ntibyakunda. Umugabo witwa Sharire ndakeka ari hano, nta muntu umurusha payi nyinshi murimo ko muri ahangaha. Nyangabo yarabiberetse abereka ko bamigurate nzize afite payi 39. Hano mwese ntawe uzifite keretse we bamukora migration. Amaze igihe kirekire yatunze tentative ariheba. Hano hari abihebye bagifite tentative bumva ko bitazashoboka, nawe yari yarihebye azi ko bitazakunda, ariko umunsi byakunze nta kiguzi yigeze atanga, nta n'akantu gashyashya yakoze atari yarakoze mbere. Oya, ariko kwa timu byose bibizi. Nyabwira abantu hari urubuga rwa rundi ejo nababwiye nti abantu bo gutanga ibibazo ngo bizagenda bite, mbabwire ko nta kibazo bakabaye bagira. Ubundi mwari muzi migration zima gukorwa uko zingana ni nyinshi cyane, amake bahisemo gukorwa ni menshi, kandi ko timu target yabo bakeneye ko birangira. Bafite igitutu barimo kotswa n'abantu. Ibaze imagine umuntu watangiye 2022 mu mpera 2023 agatangirana no gutanga product, n'uyu munsi akaba atararuhuka. Muzibukiye ko mu Bushinwa bagiye batwereka amaresitora menshi yakira pi nk'amafaranga yishyuwe cash. Mwibukiye ko batubwiye ko mu bihe biri imbere bitari bya kera bazatangira gukoresha amakarita ya ATM n'ubundi babikuza. Biriya bintu bashoye amafaranga menshi, wowe washoye mishi cyatuma wiheba. Zira mashini zimeze nk'iza ATM za banke, muza amafaranga ritiba nako umushinga baba barayashoyemo. Nanjye kuno kubeshya ngo ni leta, banki umushinga baba barashoyemo buriya mu bihugu byo mu Burayi, mu bihugu bimaze gutera imbere bateguye neza, mashini baraziteguye yazihambana amafaranga ku amakarita babikuza. Mugira ngo za mashini zakozwe ku buntu, sa amadolari yabo bashoye batazi umushinga bari inyuma. Amagambo mbabwira ndababwiza ukuri mu gihe kiri imbere muzajya muvuga ngo cyo kwa twanditse n'amateka, muzajya muvuga ngo hari umuntu utwakanaka yarabitubwiye bino bintu ngo ndabizi. Muzajya muvuga muti twajya ducika intege akatubwira ngo twe gucika intege dukomeze. Ibintu mbabwira muraza kubibona bitarenze igihe kirekire. Nyiri umushinga tugiye ko open mainnet muri uyu mwaka, nyamara hari amarenga turimo kubona bigiye kuba. Ntabwo twahamye itariki tutabizi, kandi byaba kuri 28 byaba nyuma yaho ntacyo bitutwaye, ntacyo bitubwiye. Ariko ibintu byarateguwe byose biri ku murongo. Ariko niyo umuntu agerageje ngo arakana tungukije wa mugani, usanga abantu rwose bararambiwe bariyanze mu yandi magambo. Nyamara yo batamayininga umuntu kamaze baho urugero, umuntu watangiye kumayininga mu bihumbi 2020 n'ubundi yatabyemo ngo amayininga uno munsi yari kuba ameze uko yari ameze icyo gihe. None se hari abakeneshejwe no kumayininga ku buryo abataramayininze babaciyeho? Igisubizo ni oya, ntabo. Kandi mwebwe icyo mutazi mwabaciyeho mu bintu mutazi. Amagambo mbabwira mu minsi mike naza kure basubiriramo mubyina intsinzi. Kubera iki twumva yuko abantu ngo babuze icyo bakora, bavuga ibidakwiye, bibyahe n'ibyahe? Kuki mwarambiwe? Ese igishoro mwashoye cyabaye kirekire cyane ku buryo muri esheke yatewe na mining? Murahirwa ariko nimubizi. Burya baca umugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Nikane kurambirana, ariko uwumva yumve. Kandi buryo Imana inateguramo byose ntabwo izatuma abantu bose baringanira. Hari n'abazata passifrance zabo byo guhimana bavuga ibintu birapfuye, bazazitekereza nyuma batakizibona. Hari abazibitse uko biboneye, nyamara ugasanga perimiye ibitse neza ntiyayibura, diplome ntiyayibura, password ya mobile money ntiyayibagirwa, ariko azata passifrance cyangwa password kuko ntabwo yigize abiha agaciro. Ariko hazaba marira n'imiborogo umunsi open mainnet yabaye. Murakoze, muramuke neza.